reka twongere tubasuze inshuti bakunzi Bora TV. Ni muri ubu buryo rero twifuza yuko mutajya mucikanwa n'ibiganiro tubagezaho haba mu gitondo mu mugoroba. Ni muri ubwo buryo rero urugendo dukoze ntabwo rutworoheye. Mbese akana kireze mwarimo muherutse, mbese bari mu ngando, ndavuga abajiya, mbese ubwo muramwibuka. Ntimucikwe rero n'ikiganiro tugiye kujyana gatoya, ukore subscribe, ukore share ndetse na comment. Bijyaba byiza ukoze subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro tuzajya dushyiraho ujye ubasha kubona hakiri kare. Akana kireze se ukeneye kumva ijambo ry'uyu munsi? Ese ibi bihe abibona ati? Kurikirana. Jia toujours. Poulet. Ngira ngo rero muzehe nk'uko basanzwe babizi. Nk'uko basanzwe babizi bamwe uri umusore w'umusaza. Cyane kandi ndabishoboye. Ni muri ubwo buryo rero twagusuye, ariko byanabaye ngombwa yuko uyu mwanya tuganira, ariko hari benshi utarabona kuva twava mu nganda. Imana ibafashe cyane kandi yarabarinze iraturinda. Kandi irimo guturindira na coronavirus. Coronavirus. Yego rero niyo mpamvu tubabwira tuti rero basore rubyiruko twagiye gusura akana kireze. Ngira ngo benshi mumuzi turi kumwe ahantu runaka, ariko baracyanyibuka. Kandi uranabatashya. Ndabatashya intama umuntu ahirize muti Yesu asimwe gusa. Ni icyo nk'ikintu wageza ku bantu mwari kumwe mu ngando kugira ngo nibura wenda babashe kumva n'ijwi ryawe bavuga bati niwe turi kumva. Akana kireze arabasuhuza, agasuhuza abana n'abanya nabo. Tumukomere kandi mugira amahoro y'Imana. Ngaye nguko rero imigisha mwinshi. Mbese mu gihe gitoya birashoboka yuko bazaza kugusura mukaganira bakaraba n'ukuntu umeze, dore ko kuva twava no mu ngando wahuye n'ibihe bitari byiza cyane kugeza ubu ngari kurashima Imana. Bashaka umwanya kuko ni gushima Imana, tuzashima Imana turi kumwe. Yes. Ni ngombwa ko twakumbuza abantu nyuma y'igihe kizaza yuko tuzaza kugusura tumeze neza, tuje kukuramutsa cyane. Okay, nawe ndabishimiye. Yes. Isabato nziza rero. Umunsi w'umunezero.